Imagine mu myaka 20 imbere ubayeho mu buzima buri kwicuza imwe mu myanzuro wagiye ufata yagiye igusubiza inyuma cyangwa se yatumye ntacyo ugeraho cyangwa se nicyo wagezeho cyarasubiye inyuma. Ni imyanzuro ndangiye kuba nkubwira uyu munsi ushobora kuba uri gufata ariko ukazayicuza mu myaka 20 iri imbere. Gumana natwe ni minota mikeya nkanyura muri iyi myanzuro kugira ngo wumve niba harimo iyo waba uri gufata cyangwa se harimo iyo waba warafashe kugira ngo usubize amaso inyuma kandi ugarukire hafi amazi atararenga inkombe, bitewe nuko mu buzima burya bavuga ngo nta wihuta nk'uwayobye. Ubuzima ni butoya, rimwe na rimwe tubayeho twicuza bitewe n'imyanzuro twagiye dufata mu myaka yatambutse. Gumana natwe nuza kumva ibyo tukubwiye bigufitiye umumaro, ukande like, subscribe ndetse na share. Ni Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Mwanzuro wa mbere ushobora gufata cyangwa se wamaze gufata ariko ukazawicuza mu myaka 20 iri imbere nuko utinvestinga amafaranga mu gihe uyafite. Reka ibi mbisobanure neza, nta gihe cyanyacyo, nta n'ingano y'amafaranga ihari ushobora gutegereza ngo nuyigeraho cyangwa se icyo gihe nikigera nibwo uzakora investment. Nta gihe cyiza kibaho mu buzima, buri munsi ugira ibyawo kandi bibi ndetse n'ibyiza. Bivuze iki rero? Igihe cyanyacyo ni iki ngiki, ugatangira gukora investment. Wikirindiririza ngo miliyoni zizabe 5, miliyoni zizabe 10 kugira ngo ukore investment, kuko nta gihe cyanyacyo kibaho. Miliyoni 5, miliyoni 1, ibihumbi 500 hari icyo washoramo kikabyara inyungu. Rero umwanzuro ushobora gufata ni ukuvuga ati mfite miliyoni 5 ariko reka negereze 10 ntago nazinvestinga zitaragiraho. Iryo ni kosa cyane, kubera ko amafaranga ubitse kuri banke agenda atagaciro umunsi ku munsi, mu gihe ayari muri investment niyo nta nyungu yabiri kukuzanira uyu munsi, ariko ayo mafaranga abazunguka burya aruta ayari muri saving account. Nta gihe cyanyacyo rero reka nkwibira ibanga. Twese twumvaga ko 2020 vision 2020 2020 twese twumvaga ko tuzaba turi muri paradiso, ariko 2020 niwo mwaka twari muri lockdown. Bivuze iki? Nta gihe cyanyacyo. Igihe cyanyacyo ni iki ngiki. Tangira ushaka utuntu duto duto ukoresha ayo mafaranga ufite makeya ufite, urebe ko mu myaka 20 utazaba uhagaze neza, aho kugira ngo uzabe wicuza kuba warakoze iki n'iki. Kudakomeza kwiga cyangwa se kumva ko amashuri ufite ahagije utakomeza kwiga ubwo nyine wasoje. Uyu nawo ni umwanzuro wafashe cyangwa ushobora gufata mu myaka 20 ukazaba wicuza. Hari ikintu abantu b'iyi minsi basigaye bavuga ngo abakire bakomeye ku isi ntago bize, ariko aho uribeshye cyane nushaka kugendera kuri icyo kintu, bitewe nuko bari abakire bakomeye cyane ku isi ni abantu biga umunsi ku munsi, ni abantu bakoresha aba professionals bahora mu ma training akomeye cyane arimo ubumenyi buhambaye cyane, kandi ni abantu bazwiho gusoma ibitabo byinshi kandi ibitabo by'ubwenge. Wowe rero niba ufite akazi kaguhemba ibihumbi 500 byonyine cyangwa se wenda miliyoni, ukumva ko wagezeyo, ukumva ko utagomba gukomeza kwiga, ko amashuri wize ahagije, uri kwibeshya cyane. Uwo mwanzuro wafashe cyangwa se ushaka gufata uzawicuza mu myaka 20 iri imbere, bitewe nuko isi irahinduka kandi ubumenyi bugenda bwiyongera, abanyabwenge bagenda biyongera, kandi ibikenewe uyu munsi n'isi ntago ari byo bizaba bikenewe mu myaka 20 iri imbere. Bivuze iki? Ukeneye gukomeza kwiga, gukomeza kwiyungura ubumenyi bujyanye n'igihe kugira ngo ukomeze uri on top. Niba rero uri kwiyumvisha ko ibyo wize cyangwa se ibyo uri gukoresha uyu munsi bihagije, nyaboneka subira kwiga, shaka ibintu wiga. Kandi kwiga hano ntago ndi kuvuga wenda kujya gushaka za PhD, oya, shaka ibindi bintu bishobora kugufasha ubumenyi runaka, uje mu ma trainings agiye atandukanye, usome ibitabo bigiye bitandukanye, ariko uhore uri updated muri iyi si yacu iri kugenda yihuta nk'umurabyo. Uwo mwanzuro niba warufashe ureke, ahubwo komeza wige, ndetse niba ngombwa ushake n'ama degree cyangwa se ushake n'ama professional trainings, ushake ama professional course wige kugira ngo ukomeze uri on top. Number 3 nukutaba uriwe 100%. Nukuvuga ngo irinde gushaka gupraising abandi bantu mu byukora byose, ibuke ko ari wowe on your own self. Uburiko ugenda ukora ibintu mu buryo bw'abandi butari uburyo bwawe, nuko buri kugenda witakaza cyangwa se uruzinga yourself, maze mu gihe runaka bikazarangira nta kintu kizima ushobora gukora ku buzima bwawe, nta mwanzuro muzima ushobora gukora ku buzima bwawe, kubera ko buri kintu cyose ugiye gukora
uhita utekereza abandi ukamera nk'uwiyibagiwe. Ibi rero bizagusubiza inyuma bitume nta kintu ugeraho mu buzima, kubera ko nta mwanzuro ukomeye ku buzima bwawe ujya ufata. Buri gihe cyose utekereza ku bandi, buri gihe cyose uba ushaka gupraising abandi, buri gihe cyose wariyibagiwe. Uyu mwanzuro niba warawufashe ukumva ko ariko kuba umwana mwiza, ariko kuba umuntu mwiza, uri kwibeshya cyane, kuko nyuma y'imyaka 20 uzabona ko hari aho wibeshye, cyangwa se ko ibyo wakoze byose byari ukwibeshya, maze utangire ubayeho mu buzima bwo kwicuza icyo wakabaye warakoze. Nyamara iki nkubwiye ugikoze uyu munsi rwose, mu myaka iri imbere wazaba uhagaze neza. Number 4, undi mwanzuro ni ukureka ikintu ukunda kubera ko abandi mutari kubyumva kimwe. Reka nkubwire iki kintu, niba ikintu kigushimishije, niba ikintu wumva ugikunze, niba ikintu wumva ushaka kugikora, wikivaho kubera ko abandi atari uko bari kubitekereza, cyangwa se abandi batari kubibona kimwe nawe, kubera ko kuba uwuriwe gukomeza nyine personality yawe bituma nyine ukomeza kuba umuntu ukomeye cyane muri wowe, kandi ibi byose bigenda byubaka ahazaza psychologically ndetse no mu bundi buryo runaka, bizatuma uri umuntu uri strong mu myaka iri imbere. Niba rero uri wa muntu ureka ikintu kuko abandi bantu bamubwiye ati iki no ntago ari ukunyumva, nawe ukumva ko atari ko kimeze koko ukabura kiretse, nyamara uwo mwanzuro ufata cyangwa se uwo wafashe uzawicuza mu myaka 20 iri imbere. Ndi mwanzuro ni ukuva ku bintu hakiri kare, quitting too soon. Ni ukuvuga ngo muri uru rugendo rw'ubuzima tugenda duhura n'ibintu bigoranye cyane, ugasanga wiyemeje ikintu cyangwa se uri kugerageza gukora ikintu, ariko bitewe na temptations cyangwa se ibigeragezo uri guhurira nabyo muri icyo kintu wise ukwitinga, cyangwa se wumvishe ko bigoye, cyangwa se ubonye ko ibyo bintu bizakugora cyane, maze ukahita uvuga ati ibi bintu si ibyanjye. Aho uribeshya cyane, ibyo ni ikosa ushobora kuzicuza. Uwo ni umwanzuro ufashe uzicuza, bitewe nuko rimwe na rimwe ibintu byiza biragorana kubigeraho. Rero icyo usabwa ni ugukomeza ugapushinga, no gukomeza ukagerageza uko ushoboye kose, ugaca muri ibyo bihe bigoye, ukareba ko mu myaka iri imbere rwose success utazayigeraho, bitewe nuko zahabu ujya iva mu muriro. Ntago zahabu ishobora kuba zahabu itigeze itwikwa, kandi kuri dogere nyinshi cyane cyangwa se nini cyane, kugira ngo umushongi wayo ariwo ukorwamo zahabu ize ibengerana. Rero bivuze iki? Witinya ibigeragezo uri kunyuramo, ni ukuvuga ngo izo ni trainings, uko ni ugukomera. Ahubwo niba wari wa muntu rero ukwitinga vuba, utangiye business hatarashira amezi 3 cyangwa se 5, bitewe n'agahombo gato yuhuye nako, wisuvuga ati iyi business nta kirimo, cyangwa se niba wari uri mu bindi bintu ukabona bitangiye kugenda nabi, ukahita uvuga ati ibi bintu n'ubundi si ibyanjye. Aho ngaho rero iyo myanzuro uri kugenda ufata ya hato na hato izatuma wicuza mu myaka 20 iri imbere. Komeza pushing, komeza ugerageze, ibyo ni ibigeragezo bizashira, maze nawe izuba rikaka cyangwa se umucyo ukakubonekera. Undi mwanzuro ari nawo wanyuma ushobora gufata ukazawicuza mu myaka 20 iri imbere, ni ukugerageza gukora ibintu byose wenyine. Reka mbisubiremo, wigerageza gukora ibintu byose wenyine. Ubuzima bujya buryoha iyo ibintu turi gukora tubisharingana n'abandi, ducollaboratingana n'abandi, kubera ko bituma urugendo ruba enjoyable kandi rukaba successful. Niba uri mu kazi, korana n'abandi, teamwork. Niba uri muri business, korana n'abandi bantu mukora business imwe, muganire, muvugane, musharing ibitekerezo, mbega wumve ko uri gukorana n'abandi. Ibyo bizagufasha gutera imbere vuba, cyangwa se bizagufasha kugira icyo ugeraho vuba. Ariko niwumva ko ibintu byose ugiye kubikora wenyine, ukumva ko nyine uri nyakamwe mu bintu byose, nakurahiye nta kintu na kimwe uzageraho. Rero witinyuka kuvuga uti ibi nabyikorera, cyangwa se nabyishoborera, cyangwa se ndishoboye, cyangwa se ibintu nk'ibyo. Iyo myanzuro uzayicuza mu myaka 20 iri imbere. Niba wishimiye ibintu tukugejejeho, cyangwa se hari icyo wumva bigufashije, kanda like, share ndetse na comment. Ntiwibagirwe kandi gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazagucika. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.